Buri mwaka tariki 17 Gicurasi uba ari umunsi mpuzamahanga w'ubukangurambaga ku ndwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, World Hypertension Day. Uyu munsi wizihizwa kuva mu mwaka wa 2006 ubugamije kongerera ubumenyi abatuye isi ku bijyanye n'iyi ndwara. Mu rwego rwo kwifatanya n'abanyarwanda kwizihiza uyu munsi, ikigo gitanga ubujyanama ku mirire no kuvura hifashishijwe imbonezamirire cyane Santé Rwanda cyo mu mujyi wa Kigali cyapimye ku buntu kinatanga ubujyanama kuri iyi ndwara abaturage babyifuza mu gikorwa cyamaze iminsi 3. Ani Justine w'amahoro numwe mu bitabiriye gahunda. Harashize nk'umwaka kwipimisha. Mubiri n'umugari ntubuze icyo wicaranye. Uyu mubyeyi utuye mu murenge wa Niboye mu karere ka Kicukiro avuga ko ibisubizo yabonye bigiye gutuma arushaho kwitwara neza. Sanze mpagaze neza, bambwiye ko nta kibazo mfite kandi bimpaye imbaraga zo gukomerezaho kugerageza kwitwara neza kugira ngo nkomeze kumera neza. Umuyobozi wa Santé Rwanda Muhayimana Marie Rose avuga ko mu bantu bapimye hari abo basanze bafite umuvuduko ukabije w'amaraso batari babizi. Impamvu abantu bakwiye kugira uwo muco wo kwipimisha. Nko mu bantu 3 twasangaga umuntu umwe afite indwara y'umuvuduko w'amaraso kandi wenda atarabizi. Umuntu abakwiriye kumenya ko ubuzima bubasha guhinduka. Ni byiza rero ko abantu bajya bashishikarira kumenya uko bahagaze mu buryo bwari bwo bwose. Umuvuduko ukabije w'amaraso ni indwara itandura ariko nanone itanakira. Iyo wabaye karande ushobora gutera izindi ndwara zirimo iz'umutima, stroke, impyiko, uburemba ku bagabo n'izindi. Ni indwara nanone ariko ishobora kwirindwa binyuze mu kuboneza imirire nk'uko bisobanurwa na Umulisa Claudine, inzobere mu mirire no kuboneza imirire. Cyambere hari ukwirinda mu mirire, aho birinda kurya ibiryo bifite umunyu mwinshi. Ikindi bakirinda kuba ubuzima bwo kunywa itabi, inzoga cyangwa se ubuzima bwo kuba badakora siporo, kuko umuntu udakora siporo nawe biri mu bintu bizamura umuvuduko w'amaraso. Ku bijyanye n'umunyu kandi Claudine asaba abantu kugabanya ibyo kurya byo mu nganda kuko nabyo biba byongewemo umunyu kugira ngo bizabashe kumara igihe. Abantu kandi ngo bakwiye kwirinda ibinyamavuta byinshi kuko bituma imitsi yabo iziba, bigatuma umutima ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo amaraso ashobore gutambuka muri ya mitsi yazibye. Ibi bintandaro y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Bamaze kurwara nabo kandi inzobere mu mirire Claudine hari inama bagira. Iyo ubayeho ntugire icyo uhindura ku mirire cyangwa se wafata n'imiti ntuyifate, ibyo ngibyo byose ni ibintu bishobora gutuma usubira inyuma. Akurikiranye gahunda y'imiti yo kwa muganga ndetse agafata na regime, ibyo byombi bikarushaho kumufasha. Iyi mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS igaragaza ko abatuye isi bari hagati y'imyaka 30 na 79, abasaga miliyari 1 na miliyoni 200 bafite umuvuduko ukabije w'amaraso. Igiteye impungenge kurushaho nuko ngo 46% by'abakuze baba bafite iyi ndwara batabizi. Iyi nosa haba umugisha Radio Sarusi i Kigali.